niwe byiringiro byanje, niwe wambabariye, koko nawe koko yaramfiriye, koko nawe koko yaramfiriye, niwe byiringiro byanje, niwe wambabariye, koko nawe koko yaramfiriye, koko nawe koko yaramfiriye, niwe byiringiro byanje, niwe wambabariye, Yesu niumba, Yesu niumba amahoro, atuma nkiranuka, atampugingo nabwo unkiziza, atuma nkiranuka, atuma nkiranuka, atuma nkiranuka, atampugingo nabwo unkiziza, atuma nkiranuka, atuma nkiranuka, atuma nkiranuka, atampugingo nabwo unkiziza hite, yishuye yamyenda, yishuye yamyenda yose, angura amaraso ye, yantegurije gakondo, ubwami bwo mwijuru, angura amaraso ye, angura amaraso ye, yantegurije gakondo, angura amaraso, angura amaraso, angura amaraso ye, yantegurije gakondo, ubwami bwo mwijuru. Haleluya. Amen. Sura muri kicyakane cyavuze ngo yishuye ya myenda yanjye, angura amaraso ye, yanteguriye gakondo mu bwami bwo mwijuru. Burya nagize ngo hagarase ari igiye gusubiramo, niko nanatekereje, ariko mureke dusubiremo kuri icyo cyakane. Yishuye ya myenda yose, angura amaraso ye, yantegurije gakondo, mu bwami bwo mwijuru, angura amaraso, angura amaraso, yantegurije gakondo, angura amaraso, angura amaraso, yantegurije gakondo, ubwami bwo mwijuru, angura amaraso, angura amaraso ye, angura amaraso ye, yantegurije gakondo, ubwami bwo mwijuru. Amen. yanguza amaraso ye. Utuzamurire ibyuma z'ikorari, uzamura amajwi azamura, zamura basi.
shira hafi iminota yacu zirashira ihute kumira aho kageze ihute 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 Amen. buri mugoroba uzuza bakurengeje wasinze pardo umuntu wenda wo buri muntu azasinda siwe nibasiye n'urugero utashe wasinze bakurengeje tukitege ngo umwana aragusoromaho kuvuga kuri ruga kandi waje baba kurengeza utaho umenye uwinjiye wari wabona aho umuntu abaza abana biwe ngo nibamwibwira amazina cyangwa bamubwira inzira yo kuja mu cyumba abana bawe iyo mbuto y'ubusinzi kurayibiba abana bawe bazova ngo basinzi nti bazokurekerera Yesu ashimwe Yesu ashimwe n'abarozi nuko abarozi nimba ubishoyemo imbaraga uzobitoza abana bawe iyo mbuto izogenderera ikomeze n'abasambanyi nuko ubwo busambanyi buzogenda bufata abana n'abuzukuru bawe tuza musoma Dawudi uko byagenze yarasambanye asambana na Mukawuriya ngo buce umwana we yasambanyije abagore ba Dawudi sibyo n'abana be basambanya abashiki babo Imana tubabarire twirinde bavandimwe tubanze turobanure neza imbuto tugiye kubiba kuko izo ni imbuto tuzosarura vuba se cyangwa kera tuzobisarura Yesu ashimwe kandi icyo nkundira Imana haba n'uwifashe ntagira icyo akora nawe ababibye amen mu nzu y'Imana n'uwifashe ntakore nawe ababibye kandi umuhinzi mwiza ntazarinda ngo imvura ihite ngo imvura nihita abone kuja ngo mu gisambu gaje guhinga murabizi ko periode y'imvura niyo ndende cyane gusumba iki sibyo none ibazo utegereje ngo imvura ihite uzobone guhinga wohinga ryari umubwiriza yaravuze ngo ni Salomo wavuze mu mubwiriza aravuga ngo uhora yitegereza umuyaga ngo nibicu ngo ntazaruhabiba iyo ngo wawureba gusa ko umuyaga umeze n'ibicu
ngo ibiziba impamvu yo gutuma wicara ntubibe. Bavandimwe, Yesu ashimwe. Iki ni cyo gihe cyo kubiba, kandi kubibira mu mwuka. Tubibe ingeso nziza, kuko umusaruro uzozivamwo ni twebwe ba mbere bazobyungukiramo. Kandi satani yija gusenya, rero n'ibintu byose izihera iriya mu ruhongore mu bana. Turuzi ibyago byotera bigaturuka ruguru mu bantu bakuze. Ibyo byago biba byoroshye cyane, kuko ntibishobora kumara umwanya munini abantu bashobora kugerageza uko babirwanya. Ariko umuzi mubi waturutse mu bana, ubwoko buba bushize. Yesu ashimwe. Nuko mu ikanisa kandi aho ubaza ngo ese ni bangahe baza bagerageza gutoza abana imico myiza. Ariko umuntu ari mu kureba abana imico bafite, ukamumenya neza imyitozo bagira. Sibyo? Burya entraînement wakoze niyo pratique uzupuratika. Imyitozo witojeje ni nayo uzushira mu ngiro. Abana ba none urebye uburere bafite ni bubi cyane kunganya neza n'ukunda ababyeyi bameze. Amen. Titwitega abana beza tutateguye none. Niko umunyabwenge umwe yavuze, aravuga ngo igikorwa ngo utahaye ukora none, ngo ntiwizere ko ejo uzokirangiza. Umurimo utatangiye none ejo ntuzoshira. Ibyo utawigisha none nta musaruro wabyo ejo uzobona. Yesu ashimwe. Ibyo twitega byose tubitegura none. Imihezagiro yose yindi bazatwigisha ni ukuri. Harimwe tuzotegereza tugahebura. Amen. Yesu ashimwe. Twebwe twenyine ni twebwe tubloka imigisha yose yo mu bumana, kandi ni twebwe dufite urufunguzo rwo kubasha kugurura imigisha yo mu bumana. Abantu bari mu gutera impehamyi mu mbuto zabo bateye. Imana tubabarire. Ugasanga umuntu yarayakoroganye n'undi, yamara akamasaba ngo ashime. Gushima ni igikorwa cyiza kibereye abakristo bose, ariko ingene ugikoze mu buryo butari bwo. Iyo warubanje kwitonda ngo utunganye na mugenzi wawe, numara ubone kuja gushima, ubwo nibwo buryo bwiza butuma amashimwe yawe yemerwa n'Imana. Amen. Bavandimwe, umwanya wacu urashize, ariko umuntu wese muri twe wibaze ngo ese imbuto uhawe biba ni bwoko ki? Amen. Yesu ashimwe. Wibaze mu mutima wawe, kandi ni ukuri nta muntu utazi imbuto ahayabiba. Umuntu yokwirirwa ayanywa inzoga kuva mu gitondo akageza nimugoroba, yamara akama byitiranya agasa n'uwiriwe mu cyumba cy'amasengesho, cyangwa akama byitiranya akamasa n'umuntu wiriwe mu ivugabutumwa. Umuntu wese azi imbuto ahayabiba, kandi umenye neza, ndakwibukije, wari usanzwe ubizi ariko ndakwibukije, izo mbuto wawe ubiba, umuntu uzosarura izo mbuto ni wewe gusa.
none muvandimwe, nimba wari kubiba imbuto mbi, hindura. Amen. Guhindura birashoboka, kandi haracyariho umwanya wo guhindura. Si wowe mugome cyane gusumba cya gisambo cyabambanywe na Yesu ku musaraba, ariko cyaricujije ako kanya kibona ubugingo buhoraho. Si wowe mugome cyane gusumba maraya Rahabu, ariko mu mwanya mutoya gusa yarokoye ubugingo bwiwe. Si wowe mubi cyane gusumba Sawuli, ariko yarahindutse. Turi mubi cyane gusumba Zakayo, ariko nawe yashoboye guhinduka. Uyu munsi wa none nkwibukije ko umuntu wese ubibira mu mubiri azosarura kubora, ariko abantu bose babibira mu mwuka tuzasarura ubugingo buhoraho. Kandi yeme mwibuke ko iyi si tuyituyemo turi abagenzi, hano si iwacu. Timukaza muramza cyane ngo muse nkaho twamaze gushika iyo turi ko tuje. Yesu ashimwe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Burya uzange Satani, iyo baba tubatiza umuntu azavuga ngo bazakubwira ngo ngaho subiramo nguko bavuze, ngo uvuga ngo wanze Satani n'ibyiwe byose, wamara ukabivuga ukavuga ngo ndamwanze n'ibyiwe byose. Ariko ubu nyine birasa nk'ibyabaye nk'ibya cyakimeme bagiye kubatiza, icyo bakakibwira ngo nikivuge ngo Satani n'ibye arabyanga, ukavuga ngo Satani ngo n'ibye ngo azavanga. Abantu bari mu kuvanga bakagira ngo ni amayeri, ariko nta nzira y'ubusamo ihari usibye gukura ikirenge cyawe mu bibi. Haleluya. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Mu migani azavuga ngo ntuhindukire ibumoso cyangwa iburyo, ukomeze urebe imbere ngo ushingure ikirenge cyawe mu bibi. Adamu na Eva baracumuye mu ngobyi ya Edeni, ngo barangize gucumura ngo baguma muri Edeni, kibavamo. Yesu ashimwe. Abantu bari mu gukorera Satani, ariko ntibave mu ikanisa. Akemera bakamusengera ku bupasiteri, akemera bakamugira umukuru w'abamama, akemera bakamugira umukuru w'abakorari, kandi abizi neza ko ari umukozi wa Shitani. Barinze bageze igihe Imana yaje kubasura, bakiri mu ngobyi ya Edeni, batigeze basohoka ngo bayivemo, bagumaho kugeza ubwo Imana yaje yonyine irabatungurura, iraboromya, barasohoka. None nawe urinze ngo impande izovuge, impande izovuge ko yawusambura amazu y'abandi, impande izoru ivuge ukiri umujura. Hinduka muvandimwe, Imana iracyagutegeye amaboko, ijambo ry'Imana rituganze. Amen.